Ndabashimiye mwese kambaye ikaze muri iki kiganiro cyacu. Hanyuma nitwa Mugeni Clarisse. Niba utarakora subscribe, niba utarakora comment ngo tubone ibyo wifuza ko tukugezaho, guys, it's your time. Make sure ko wakoze subscribe kuri channel yacu kugira ngo ubashe kujya ukurikirana ibikorwa byacu bitandukanye. Aha, uyu munsi aho abasitari bose basiriye nabo mu Rwanda bateraniye hari iby'abantu batandukanye, abakobwa, bishimye, abasore bose bishimye, ubona ko ibintu ari hanyuma rero ako kanya kugira ngo mbasabe mukurikirane cyane uburyo award zatanzwe mu Rwanda zageze abantu benshi batandukanye muri event harimo abasitari b'ubwoko bwose. So guys, make sure ko turi kumwe muri iki kiganiro. Hanyuma umwe mu bakobwa bitabiriye iri rushanwa bari nomine ndetse kandi bakaza no kwegukana igihembo. Ndabizi ko mu bakunda cyane n'uwo bita Maya cyangwa se Kayonga Maya ndetse na Kayonga Divine. Abo ngabo nibo babashe gutwara ibikombe mu bakobwa, twiyongereho na Speransiyo, umwe mu bamama bose kandi bakunzwe byinshi mu Rwanda, abanyamugisha ndetse ibikombe babihawe kuko muri biza kugenda bakurikira event ibyo yagenze, muraza kugenda mumenya abantu bahawe ibikombe. Ariko mukurikirane iki kiganiro cyose cyangwa se iyi show cyangwa se event cyangwa se iyi final cyangwa se iyi closing festival ya Mashariki yabaye kuri wa gatandatu ku itariki so guys, make sure ko turi kumwe now. Best upcoming actor is Rwema Shah. Iwe haraka bisa nibyo. Shimimana Iyabika. Zume anayigarukira. Zanyimana. Karisa ikigaragara tesiri uri gutware award kandi urabibona ariko ni nakari muri Kariza wa Karisa ni filime za dani ikigaragara tesiri uri gutware award gaturebe gadukomeze turebe. Thank you very much, Jury. Thank you. Bakoze cyane. Merci beaucoup. Gracias. Grazie mille. Reka tukomeze, on continue. Let's keep it moving to the next. Okay. To present the award, we would like to call the representative from Sony and Camera Africa to present the award. Please make a way forward if you are a representative from Sony and Camera Africa. Okay, so the winner is...